umukino APR FC yakinaga muri AS Kigali ukaba urangiye APR FC ikaba icyuye igitego kimwe cyiza kabisa cy'umusore Nigena Clement cy'umutwe kabisa. Ese tugiye kureba hamwe ese niba ikifashe APR FC nyuma yuko isimbuje kabisa igakuramo umusore urimo Frodouard Mujyaneza kabisa, ikazanamo miding ufite kabisa Ruboneka Jean Bosco kabisa, akazanamo n'umusore Chidiebere. Ese bifashe iki APR FC? Kabisa tugiye kureba hamwe ese hagati mu kibuga ese hazamo ikintu bita automatisme kabisa hagati ya Ruboneka ndetse na Taylor Wanga n'umusore Ramazani kabisa. Tugiye kureba hamwe ese APR FC bihafashije iki? Tugiye kuba twasengwa tureba hamwe mbere na mbere ikintu APR FC yari yazize mu gice cya mbere nuko yari yashyizemo abakaseri babiri. Sobanukirwa umenye ko abakaseri babiri iyo adversaire iri kwataka equipe yakoresha abakaseri babiri cyangwa se abarikeperateri bagira kuri babiri ba nimero 6 babiri bahita begera inyuma bakajya kuba rido ya defense. Ubwo bivuze ko nimero 10 ajya ahagarara hafi yagana y'umurongo ugabanyamo ikibuga kabiri cyangwa se akataka umupira adversaire iri gutembereza. Ibyo bivuze ko abawinga barimo Mugisha Gilbert ndetse na Muzungu nabo bagaruka, bigatuma muri counter attack equipe itihuta kuko abakaseri babiri Elodie bose bari ku defenda. Nibizi Ramazani wakakwiye akora pass transversale nawe kabisa, nawe yagiye kuba yakora icyo bita kugira. Ubwo icyo bifasha nuko Ruboneka akizamo ahita hazamo stability hagati mu kibuga, APR FC itangiye gutembeza umupira nuko bigiye